nyuma gusa ningaruka ese ubwo urafite mukobwa ako se mama ubu ngubu koko uzi ko utaramenyera urarumbije mushiki wanjye wagira ngo noneho sinzi ikibazo asigaye afite mu mutwe nyine uko telefone yitura hasi screen yayo irangirika ubwo rero bivuga ngo nayisize ku mutekinisiye sinzi ko izapfa no gukira ahubwo ntubizi se abanyamujyi mwenda bazi muri abadanje ntacyo wanenga ariko ngira bizi rwose igihugu cyose kiranyizera mwebwe nanjye nitwa Queen nari nakwatega telefone kubera ko yagira mu batekinisiye nakwacira ugumane nini nge jana akagatoya nta kibazo kari wowe suruwe kanyuranye wagiwe ni wa wundi urandi ni wowe twa Karimura dore da wowe ukunda guhengera rero mabuja agiye ukaza telefone kitwika yise kandi yo ikuye mehereza ibyanjye ibyo nibikureba ubu bizabirandeba ko ndo ndi kurebana nayo tazatuma amena amabanga akabara mu maketo mbona mu kavene bara frera aratembera none se yikara kwisohoye hanze bigenze bite niwe ko yapfuye ariko yapfuye itese bitewe nibabonaga ikora nijoro bitiye niyo nyene niyo ureba ntiwareba n'andi mashini oya subiza mu nzu iyi televiziyo nta kintu irwaye yisubize mu nzu ugira vuba yisubize hariya ariko ubundi wajya ubanza ukambwira ibintu bizajya usohora hareba ko nzajya mbona n'amafaranga basi ntaribi nzabamubwira ntiwikigize uko amafaranga yabuze oya ntaribi yarabuze rwose ujye umenya ubwenge uzi ko no kurya bari danje none nawe urimo urazana ibintu by'imiteto ngo ugiye gukoresha kare cyangwa wari ugiye kuyigurisha ashwi ndetse turaza kureba uratangiye ngaho cyane turebe ko uribuze kwa uratangiye yanze uratangiye ndabyikorera mu kanya dukora mu kanya ubwo tube tuganira ntabwo tuzapfuye reka mbwira ukuntu bimeze burwo muri iyi minsi nta mushinga wawe umushinga nyine bambwiye ngo tube tubaha avanse y'ibihumbi 30. Oya none se turabaha avanse tutaragira utarabishyira ku murongo ngo unyereke ukuntu wagiye ubipanga. Oya nzabanza nige uzabanza ubishyire ku murongo mbere kugira ngo ibintu byose tuzabikora. Oya wowe ibihumbi 30 twari twavuye. Oya nabyo naguha nta mafaranga ahari. Nta mafaranga ahari muri iyi minsi narakeneye ubukene n'indanje. Waretse se ubundi akoboye Tifure mbwira igitekerezo kase ariko twakibonera igisubizo niba wenda cyaba gifite ireme. nyine nashakira firigo tuyita firigo Zuko ariyo mpamvu nari mbonye usohoye iriya ikara wari ugiye kuyitanga. Rafrere ufite igitekerezo nta mafaranga ufite siko nakubwiye ko ushaka amafaranga yo kujya kwiga urambwiye nta mafaranga ufite warakira firigo tukayiga nkabona amafaranga yo kujya kwiga. Ibikoresho ni iby'umuryango urumva nta gikoresho kigomba gusohoka muri iyi nzu n'umunsi n'umwe ahubwo uramenye ntazagire na kimwe uzongera gukura hano kuko ndabona ushaka kunzana imitwe miremire umutwe nzawumenya. Yari buri gitekerezo cyose nkubwiye urakirwanya njye sinzi impamvu kabisa sinzi uko bizagenda kandi ushaka kuzana umutwe muremure aho ngaho nzawumenya.
Pardon biteze. Sawa. Bose kidama. Karara. Uwo mission naguhaye kumva mutari mu bikora neza. Ndi kubikora rwose, ndi kubikora ntacyo nadagerageza. Reba nk'ubu kuva mu gitondo patron wawe muhamagara ntafata telefone yanjye. Naje rwose njye mba mbyitaho. Cyangwa urambesha hakaba harimo abandi bakobwa baza hano ntacyo. Ntacyo rwose nta mukobwa n'umwaza amabuza. Keretse ikibazo cyo ntekereza ni kimwe. Keretse nimba baza bancungaje mu gikari bakinjira ntasubira muri salo bakongera gusohoka bakagenda. Usiko neza neza giyo bagiye kunanira. Soko ko mana yanjye. Telefone arifite niyemeje iyanjye ndayirekura ndayimuhereza. Nakundi nyine usenge kwaje kugasa se niyakiriye. Zakomeza ngiye nikarangira amasafuriya yanjye yabaye. Bakanyine. Fresh kabisa. Ako ngiye kubyitaho. Ndabona igiye kukunanira. Oya ntabwo. Ndabona ngiye kuzayikora. Ntabwo inanira. Njye ndayikora rwose. Noneho bikore neza nkuko bishaka. Fresh. Inyonyonyo. Nawe ugiye kumfatanya n'abisi. Nta kibazo mabona, rwose ngiso ndayitunganya ariko kamanze ndebe izi tutubogeri ko tutayitwasha fresh. Salama Edi. Salama Kimwanya. Ndeze biko cyane hari bimufana. Ese ni mirongo ya Imana. Mirongo noneho ibintu bimeze neza kabisa ubu ngubu mbavuye mu marepetisiyo ndimo ndatwika bikaze ndabona. Ariko se wowe bimeze bite wowe bigeze? Canje ejo we ninde studio kabisa yibana umva ndimo ndashwanyaguza muri iyi minsi tu. Reka. Rwose umva rwose nakumvishaho gatoya hano mfite n'akabiti umva ndi kazi kose. Ye baba we shaka ufata ukunda kurepeta wasura gafite. Bangafite ngewe igihe cyose bari kumwe n'imizigo urumva. Ntago nasiga imizigo kimwa. Ntago nasiga imizigo kubera ko ndi mu kazi kose nanjye ndashaka kuzatwara guma. Biye narebe nyine reka nkwereka naho gatoya narebe nkumvishaho tu. Babarira uncuruze aya mahirwe niko kamahirwe aza rimwe mu buzima. Iyo menya ko ari wowe buzima bwanjye simba ndimo kwicuza. Babarira uncuruze aya mahirwe niko kamahirwe aza rimwe mu buzima. Kara gakobwa man ko numva kabikora fresh. Kara gakobwa man twara studio y'abana gahita gatakara muri beat neza kabisa y'abana. Reka nkubwire noneho vie. Nanje noneho reka nzi noneho dufatanye baririmbira ibitero ko ndumva ko umuziki wanyu uri fresh kabisa. Narebe nyine bashije kugwamo neza narebe kwakomezanya tu. Narebe reka nzamure numve nimvugwamo neza kabisa tuzakora. Nzamurira ngiye nkwereke nanje man ndakubita nabirenze nane bikaze. Baby girl, bame wagiye nyigukeneye nari nasoza nkubwira ko urukundo nari nkirufite icyo nari mbuze ni kofi mu mufuka aka kanya ndagafite urashaka kugaruka rwa rukundo wari wampaye sinkirukeneye nabonye nta gahunda ufite yo kunkonda mpitamo yo kureka abana abakobwa narabaretse. Biye ndumva urimo kugwamo neza noneho gahunda ni gahunda. Nukuvuga ngo muri iyi minsi tuza gupanga no duhita tumanuka studio kabisa ndumwe gutakaramo neza sana ari turi kumwe gisaza. Oya nari bimane no gushaka producer nta bindi nari kazi mwana. Nari Yo, ndashaka telefone yanjye. Akubundi wowe nibyo uhora unyakirizaho. Ndashaka telefone yanjye. Ibi bintu wigize ahanga reba nk'ubu ngubu ku ishuri banyoherereje diguri yanjye kuri email ariko telefone nayo ntayiriho uri murambwira ngo yaramenetse ngo yakoze ikintu ibyo bintu by'ibisobanuro byinshi ngibyo nibyo mpazi ubwirireho telefone yanjye cyangwa se
oya tega amatwi niba amafaranga ayiguze se nangana ko niba ukinga hano bite iyi nzu ni yanjye nawe icyo nkubwira nuko udashobora kwinjiramo ntarabona telefone yanjye ngo nkure iby'ingenzi nkeneyeho ntushobora kwinjiramo aka ni agakino uri gukina agakino byiza urabona naje mu gakino se nese ukuvuga ngo nyibagire ku kazi no kuvuga ngo wiki ku kazi ki akunguye kandi ni ukunguka ibintu bitangira nibishaka telefone yawe ndaza kuyizana niba byanze kandi nabyo mbyiza ijya nakomeza no kumbwira ibintu byinshi icyo nshaka ni telefone none ni ukuvuga ngo ntabwo ninjira narihanganye ntabwo winjiramo nyine uko nihanganye maze guhaga ibyo bintu byawe bimaze kubihaga kabisa okay noneho ngiye gusubira cyane wiruka rwose ubwo noneho ntayibona ndarara yego mana yandika rimwe ariko undi umva mubwire reka ninjire mu nzu ubundi wamwite wongera ndakubwiye ngo ntawinjiramo sawa noneho reka nigende sawa nyonyonyonyo ntayo winjiramo swinjiramo umaze kubyimbaho utarazana telefone ibintu byo kunsubira mu telefone ni ibiki telefone ni ibiki telefone niyo ituma ushira isoni gutyo genda wiza okay ndagiye byanye mugize ngo bagabo oya ndagiye uko natwe turambirwa ndagiye maze kubihaga umaze kurengwa nyine sha reka ngende brother ndaza kuvugisha mu kanya buretse thank you amakuru ndabona usa nkaho uri umwana mwiza hari ahantu ashaka kukuyoboza ariko mu telefone yanjye bayinyibye hano wantiza ku mayinite hari ikibazo wowe ntabwo uri bwirukane na fone yanjye ra oya ntabwo nakwirukanka kabisa umuntu ungana nkanjye okay nta kibazo yakugire vuba urumura rwose ko nari ndi kwihuta naho ni umuntu nabuze ahantu muri iyi karitsiye yitwa ndetse ndaje reka mumuvugishe halo Karame bite Angel ni byiza amakuru meza nta birenze hari ikintu nari ngiye kugusaba sha nyine hari ikibazo nari mfite nyine nagira ngo nkubaze niba uri mu rugo nze nkikubwira sha maze iminsi naragiye kereka numbwira kuri phone oya nagira ngo nze uncumbikire byibuze nk'iminsi 2 banyirukanye pe wa mugore yanshwishwirije ndakubwira nimpagera gusa ariko we Guillaume rwose mubyara wanjye akuse mubyara wawe bicyo uzi ko wayinganzwa uki mbwira niba uhari cye cyangwa udahari nta bindi birenze okay sorry ntago mari maze iminsi naragiye kereka ningaruka ariko urababaje genda sawa urakoze petit frère sorry bro ni ibintu bibaho ibyo ngiye
karibu sherehe. Karibu. Yo, Aroni, ntabwo nari nkwerutse mama. Ni karibu nikaze. ariko nanjye ndishimye pe. Ndakwishimiye. Noneho aho uziye. Nibashaka kubagira ihene harya ukunda inkoko. Inkoko byo. Rwose. Nayemera. Nta kibazo. Ni karibu kandi. Amakuru se Aroni. Amakuru ni meza. Sha urasa neza. Gusa neza se by'inyuma imbere ari ibise. Ntakiriza iki se shere? Oya nta kibazo ntacyo bitwaye mama. Mama ke turabizi ko n'ubusanzwe uri inshuti yanjye. Ntabwo nakanga ibyo mpaye gusa nuko hari ikintu naje nafashe nta kibazo mfite. Nta n'amazi se ureba n'iri zuba riri hanze aha ngaha. Free nta kibazo pe. Okay. Ariko urasa neza. Urasa neza. Oya sha reka mubwira ngo mama Kate. Nari nyuze hano kugira ngo mubwire. Sha iwanjye ni ukuri uragumana. Gute se kandi? Simba na sheri ntazi bye rwose. Umeze nk'umuntu usigaye nca inyuma. Nawe urimo uramufuhira. Ntabwo ari bya bindi by'abadamu byo gufuha bya. Muracyari batoya ubu se ubifitiye gihamya? Reka nkubwire. Nk'ejo bundi nagiye ku ishuri nsanga banyoheje diguri yanjye kuri telefone ye nayisize njiye telefone ndayishaka ndayibura nsanga ntayo afite. Yagiye hese kandi arambwira ngo sinzi ngo urabona ngo reba sha sinzi rwose. Ubwo nta busobanuro bw'aho yagiye yaguhaye rero? Byambwiye numvise bidafatika nyine nuko ubyihorera nk'umuntu ngo bidateza ikibazo ariko ariko umva nkubwire urabizi kuri inshuti yanjye sibyo? Banza uzabigenzure neza. Bikeka umugabo wawe ndamwizera ngo nari umwana mwiza aka kanya. Oya ahubwo iyo digiri sirengo tuyimeneho amazi. Nibigenda neza tuzabura rwose turi kumwe pe. Reka mbanze ndwane n'ibi ndebe ariko shaho nimbona ikimenyetso mana yanjye izamugeza kure. Oya are ngeza niko zubaka nabivamo. Reka niko zubaka ubona tumeze uku nguku twese niko bimeze ariko urubaka urugo rugakomera na ba mama bazisaziyemo kangatswe we aka kanya reba aka kanya wasenya urugo. Mukuru wa maketi byari byacagiye byo muri iriya myaka naho ubu ngubu biragoye. Oya ntabwo nabigushimira. Nizumva wazajya ugumana n'umuntu avuye hano avuye hariya avuye ahavuye akugarukaho. Icyo ni ikibazo ariko ugishakira ikimenyetso. Ndumva rero nama nakugira sibyo? Naho natwe tumeze neza rwose urebye nta kibazo. Ngiye kumugenza niba maketi ni ukuri pe nubwo umbwiye kuriya reka nze mushyire ingenza kubera yuko ibintu yamuhaye n'ubusobanuro yamuhaye ntabwo bwumvikana. Ni gute wambwira telefone ebyiri koko? Iya mbere iyi yambwiye ko yamenetse akayijyana kwa tekinisiye mfata iyo nari mfite ndayimusigira none nayo ubusobanuro ntibufututse na gato. Telefone ebyiri ntabwo mbyumva. Reka mubwire mama Kate naraciye hano kugira ngo musuhuze nanakugisheho n'inama. Urakoze pe reka mpahe hanyuma ningaruka tuzaganira neza naho bya diguri byo tuzasubirwa niboneka rwose. Nukuri kandi urakoze cyane. Oya nukuri nanjye ndishimye. Munsuhurize ukunda nimukumbuye ndaza kumusuhuza. Yego.
Chamaye na Rusi. Komera Rusi we. Komera shamwana wacu. Mushiki wanjye ko wabyibushye bwa. Nawe urakoze n'ukuri warabyibushye. Twadongo two mu cyane turakurambagiza. Oya, ahubwo se wowe. Bana njyewe ngubu nyine ndahangaha gusa gukoba amasafuriya ya bose bimeze neza. Mbega ukuntu ari heza. None se ru kari mu bakire. Kakameze uti? Araho aherutse kurwara akakorora mbere ariko karakize. Za ndwara zose ubu zarakize yabaye ubuzima. Ni muzima. Abazungu baje kubasura. Baraje. Ariko warabyibushye ni ukuri. Ariko nawe urasa neza. None se amatungo yanjye ntabwo zirabye. Nicyo kibazo cyanzanye. Uduhene twararwaye narinje gufata amafaranga yo kutuvuza. Nose amafaranga urayakurayo kwe. Nase se wambwiye ko ukora mu biro. Na ibiro narakukikakikaga. Bosi wanjye yoza amasafuriya. Bosi wanjye niwe umemba ngo noza amasafuriya. Kakazi ko nawe ufate ko nkora mu biro. Kuko ibiro nkora mu biro. Mbega ukuntu watubeshye. Umuntu wese hoteli iri. Bosi wawe se ni umuntu mwiza. Hoteli suzi icyo ari cyo? Oya. Ntabwo bizi nyine. Bosi wawe se ni umuntu mwiza. Sana. Mwaka amafaranga rero tujye kuvuza zahera. Bose yanjye yarakubiswe amafaranga nawe yakamabusha. Oya. Amaninja y'Ikigali abamukozeho nyine. Genda umwake nawe nuba ari bosi mwiza turahita dupfa. Ubu se nahari. Ubu yagiye muri za mu kabari kunywa. Yajyanye n'abana. Baba we. Hakubaha neza cyane. Bisaba guheba. None se utama karibu ngo umucazi wawe. Karibu mushiki wanjye we oya kabisa. Nanjye si mari dore bosi kandi nawe nawe hari. Bosi amafaranga yo ndaza kwakoreza bosi ndaje nyamusabe. Aho ndi washiduka nagukurikiye kabisa. Nawe reka ngende. Yenda mushiki wanjye. Bye. Nawe nsigara amahoro. Bye. Bye. Sawa nyine agenda neza. Sawa. None mpamvu yabonetse ko batagoza amafaranga amatungo yanjye. Ntabwo bosi ameze atatu ngo mbyemere. Wapi kabisa. Umva mubwire noneho njenje. Mubwire noneho njenje nta bintu byinshi. Biki? Nje gufata telefoni yanjye. Iki? Noneho naje nje. Habaye iki se kandi? Naje nje ntago nta bintu byinshi byinshi. Unzaniye amafaranga se? Amafaranga na telefone bihuriye. Mbona yanjye ibihumbi 100 byanjye n'agatelefone k'ibihumbi 50 telefone igura ibihumbi 100. Magana. Please ndakwinginze uyu munsi no wanyuma. Rwose ndakwinginze noneho mpa amahirwe ya nyuma. Umbabarire noneho umbabarire basi umpe telefone iyo watwaye ejo. Nose habaye iki kandi? Nundi ko uraye ugenda. Umugore wanjye yanyirukanye mu rugo mazi iminsi ntaba mu rugo. Yakwirukanye. Ndakwinginze umbabarire. Inganzwa niko mwabaye. Binganzwa se binganzwa. Uri inganzwa wowe. Wowe gute umugore kwirukana agatelefone k'umuntu? Niyo nandi inganzwa se wowe. Wowe uri inganzwa. Wakore wagira ngo ntacyo uri cyo. Ariko ndakwinginze none. Uje no kundukira iwanjye. Uje no kundukira iwanjye. Babarira njyewe unyumve noneho bwanyu. Ntabwo nzongera kugukorera nabi. Nushaka amafaranga ndayakuba kandi hari kumvikira. Ibyo ubashije kwishyura kandi ntabwo nzongera. Tangura ko wemeye kuyakuba kangahe? Byari 100. Hatajyaho inyungu. Ushaka uvuge inshuro ye cyangwa 100 ariko nyine mbwira wemeye kuyakuba kangahe? Byari 100 ntabwo harajyaho inyungu. Ndaguha 50. Ikongera hari kubabarire. Ubwo umva se ubwo ni 50 wongeraho na 50 y'inyungu. Ubwo nangahe 200. Kanze mpe kugwa ngo nguhiye se imwe yambese cyangwa kakandi. Meza yindi y'umukara. Y'umugore. Hari kurenganzwe. Yewe babenganzwe. Hakore yajya ngo uroro umuntu. Sike. Ngahi hutegera vuba. Kapeko. Ari nani warunja. Ari nisimo umubazi. Yararumbije ahubwo niwe ngiriye ntabwo ari wowe ngiriye. Ukumva kandi nanone ikindi ngiriye nanone wowe nsubiye inyuma gato kuko hari ibanga dufitanye. Fata akira. Hute ngubone urenga. Umva noneho. Sekura. Yaza kana gusanga hano ro murambo. Umva mubwire. Va hano mugabo ndagusanga. Telefone sinaguhaye ihute. Sabeji wachaze kugakanika akamodoka nta mukeno ry'inyama
twese twirira intoryi twese twirira intoryi ntitugikozwe ifiriti kuko zisaba amavuta ubukene burakajya abakire nibo barya inyama sha umuntu aca umugani wa nyawe koko ikamodoka isakageni wacaze kukanika zishaka uburamutse uririmba aho ngaho hirya na n'ubu utari wahishe sinanjye nyine kubikora for wese sikakaze kakwizinire ariko nyine gusa ibintu bimeze nabi bose bimeze nabi kabisa nyine mushiki wanjye yabona ejo yavuye hano urumva nuko avuye hano uruke ko wampa amafaranga bwa mbere nkagura udutungo nzajya mfasha mukecuru na mushiki wanjye agume yige nawe barumuna banjye noneho avuye hano rero arambwira ngo udutungo twararwaye kandi bose urabizi n'ahandi nakora amafaranga ihene zirwara iki se zararwaye nyine ubwo ni bazarariye isombe simbizi ntabwo hemererwa kuri konti se bose nta kintu kikiriho rwo ni ukuri uze kongera kumpa nimero yawe telefone yanjye nta mfite yanditsemo nimero ya konti yawe nubwo nze ko ejo nzakuzana border bose regura umuntu mwiza oya ni ukuri za gahunda ntabwo wagize gutya ndani ubwo nshobora kugushyiraho aka fresh ubwo ariko nawe niyibandura akabona wageze kuri konti neza neza ariko gira vuba mu gifu ntabwo akariko kakarabita kabikora fresh nta kibazo neza subize kare fasta fasta ibyanjye ntabwo ibyanjye ubizi nyine ni vuba vuba n'amasinya bose sawa cyane tonga kujya mu gikire nk'iki ngiki rero mu gikoma cya avoka amayake narangiza ngo nzashaka makuberi ngiye ndi kwirira utu dustaff ngo ndashaka za makuberi two nahashye azageza kunsoromamo ibyo nahashye kandi y'ibyo natahashye never